urakoze wagakobwa we. Sinabona icyo mvuga byandenze. Bese ubu navuga ngo bera ibi bintu ututuzukuru twakoze n'ababyeyi babo bakabinkorera muri ubu busaza bakansajisha batya ngataramirwa n'abantu bangana batya bikozwe n'aba bana. For the film Sogokuru that was directed and produced by Kamikaze MPYISI, who is a grandchild to Pastor EZRA MPYISI. That is why we are here this evening. So, Pastor MPYISI, Grandpa, I would like to ask you in brief, if you can just tell us your feedback, your thoughts, your feeling, having seen Sogokuru. Urakoze wagakobwa we. Sinabona icyo mvuga byandenze. Bese ubu navuga ngo bera ibi bintu ututuzukuru twakoze n'ababyeyi babo bakabinkorera muri ubu busaza bakansajisha batya ngataramirwa n'abantu bangana batya bikozwe n'aba bana. Kandi gataramirwa turi iwacu mu Rwanda. Inkotanyi zarakoze igitangaza zikatugarura mu Rwanda. Ngataramirwa mu nzime zitya. Nicyo gituma rero nasoza mbabwira ngo mushake ahazaba ibyera de ni mu bwami Yesu yagiye kudutegurira mu ijuru. Hello everyone. Thank you very much for being here. I'm very excited to share with you, as Dana said, Labor of Love, a film that I've been working on, indeed, for almost over a year. So, as you all know, the title of the documentary is called Sogokuru. It's about Pastor EZRA MPYISI, aka my grandfather. The inspiration for this film, describe it as, I don't know, there's some, well, I always see this in movies where it's like having gold in your backyard. I've grown up with Pastor EZRA MPYISI, and I didn't realize how much, I would say, of gold that he is until later on, until I decided to become a filmmaker and realized that I could actually show or portray this kind of gold through filmmaking. Kami, thank you very much. This has been a very emotional time for me to see it happen. And I'm sure your mom would have been very proud of you. Kamikaze, Imana iguhe umugisha. Kamikaze, uduhaye uburyo kubabwira yuko muzajye mugenda mwemye. Urangwa n'ibintu mwavuzeho, cyambere cyo n'umuntu w'ukuri. Ariko akajyana n'Imana, uko kuri akaba yarushingiye kwemera kw'Imana. Mwumvira uko twaje mu ishuri kujya kuvuna kubona abanyeshuri abafashwe bakaza hangaha bigaga kanya gato, mwarimu wabo bagasohokana nabo bakareba abana aho baraginga. Uko rero babigenzaga barakuzanaga, mwarimu akakwandika. Iyo amara kwandika yavuga ati taha ejo nutaza so azakubitwa ibiboko. Nuko ukajya muheruka ukabwira ababyeyi uti bamfashe kandi banyanditse kandi ngo nintajyeho bazagukubita ibiboko. Nuko nguko amavuno yabaga kugira ngo adakubitwa ibiboko agafata inkona karagira inka natwe tukaza kwiga. Nuko ntangirira hangaha ishuri, mwarimu niwe wagari na pastor
tukiga iby'Imana tukiga n'iby'ishuri. Nuko turiga, niga umwaka wa mbere mu muhanga, ariko mubyumve twandikaga ku nkoma, tukandika no ku bibero no hasi mu musenyi, nta karamu nta gitabo, ku nkoma. Tugakora ikizami turi mu musenyi, tukandika ku nkoma, tugatsinda. Nuko niga umwaka wa gatatu ndawurangiza, bati mujye kwiga igitwe. Kuva aha ku Gitwe ni kilometero 17. Nagendaga kilometero 17 mu gitondo njyayo, nkagaruka kilometero zindi 17, 34 ku munsi, kandi ntacyo nabaga nariye. Ndangiza umwaka wa mbere, ndangiza uwa kabiri, ndangiza uwa gatatu. Nyiri mu wa gatatu nkunda Bibiliya, nta mafaranga nari mfite. Bati abashaka Bibiliya bazajya Igitwe kuzikorera. Nagiye Igitwe mara ukwezi nkorera Bibiliya, bampemba Bibiliya. Icyo gihe yitwaga Bibirose. Ndababwiye cyari igitabo cyiza, naje ngifatiye mu gituza numva ko mfite Imana. Nabatijwe mu mwaka 1934. Mbatirizwa, twavuga Rwamata, urwo rugendo rurerure tukajya kubatirizwa Igitwe. Ubwo nahoraga ndifuza kuzabatizwa n'umuzungu, ngo nkoreho numva uko umubiri umeze. Ngira ibyaha ngombatizwa n'umupasitoro w'umwirabura. Birambabaza ariko ndabyemera, nta kundi najyaga kugira. Umva nawe uwo mukristo uhitamwe bamubatiza. Ntarinzi ibyo ari byose. Nuko bukeye abazungu nibo bayoboraga, bashangurira kuza kwigisha hani Rwamata. Bari barahashyize umwaka wa 4 n'uwa 5. Nuko nigisha umwaka wa 4 n'uwa 5, bukeye ndwara malariya, imerera nabi pe. Nuko abazungu barambwira bati malariya urwaye kwivurira ino nta bitaro byabagaho, habagaho twa dispensaire, kari i Nyanza kandi kari Igitwe, nta bitaro. Nuko ibitaro byari muri misiyoni ya Ngoma ku Kibuye by'Abadivantiste, batereka tukohereze kwa muganga. Nuko mfata gahungu tugenza amaguru kuva ino tugera kuri Ngoma, turaye mu nzira kabiri. Kuri Ngoma ni ku Kivu, ahantu ku Kibuye, baje kwita Mugonero. Nuko mama igihe ntangira koroherwa, norohewe nasanze umupasitoro twiganye Igitwe mu wa 8. Arambwira ati ubu ngubu kusindagira twabuza abarimu n'udukorera mu biro. Abibwira umuzungu witwa Bwana Meteri ati ntiwaza ukajya wigisha ugakora no mu biro kubashije, igihe bakuvura tukagira amafaranga tuguhemba. Ndahiriwe ahubwo. Nkora mu biro by'uwo muzungu Bwana Meteri kandi nkigisha, aranshima. Nuko nguma kuri Ngoma ntyo, mpaba ndi ingaragu. Nahamaze imyaka 4. Igihe kiragera nshaka kurongora, ndarambagiza. Ngo hari muri za 40 n'imisago. Nuko ndarambagiza, naje gushyingirirwa iwacu i Rwamata. Ishyingirirwa muri rwa rusengero, ariko rwari rwaragize amajyambere, bararwubatse barusakaza umubaya. Niho nashyingirwa n'umupatoro witwa Natanayeli Rwandemera, niwe wari umukuru w'intara. Icyo gihe kandi nashyingirwaga nta gakweto, nari inkenyeye akenda kanjye n'akameshe n'agapira
n'akenda niteye n'amasunzu nteze amasunzu. Umukobwa nawe akenyeye akenda ke nako yiteye n'agapira n'amasunzu, nta gukimbagira, nta gapica. Nuko tuza mu rusengero turicara, Nataniyeli aradushingira. Nta kamodoka shwe da,